Ndagira ngo muri kino kiganiro ngerageze kukubwira ngo kusaba imbabazi mu mutima wawe ubwira mugenzi wawe bizakubakira byinshi, yaba ari mu rugo rwawe cyangwa se mu bindi bintu ukora mu buzima busanzwe. Muraho, nongeye kubishimira, nongeye kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi intego yacu ni imwe, no kugira ngo dusangizanye ubumenyi, nguhe ubumenyi mfite nawe unsangize ubwawe, kugira ngo ubeho ubuzima wishimye nanjye mbeho ubuzima nishimye, mu gihe dupartaja cyangwa se dusangira ubumenyi mfite nawe ugapartaja ubumenyi ufite nanjye. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, tujya kuganira ku kintu gikomeye abantu benshi cyane kijya kitunanira, ikintu bita gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye, gikora mu mpande zose, ku buryo iyo umuntu atagifite muri we hari ibintu byinshi cyane bipfa. Iyo umuntu adafite esprit cyangwa se umwuka cyangwa se ibyifuzo byo kugira ngo agire umutima wo gusaba imbabazi, ni ibintu mu by'ukuri byangiza ibintu byinshi cyane. Reka mpere kuri example yo mu rugo bisanzwe ku bantu bafite ingo. Hari igihe kimwe yaba ari umugore cyangwa se umugabo, umwe muri bo akora ikosa, noneho ugasanga habuze uworoshya. Urabona, ugasanga umwe aratekereza ati njyewe utari umunyamakosa, niwe munyamakosa. Ugasanga buri gihe iyo hatabayeho icyo kintu cyo gusabana imbabazi ngo umwe yoroshye, urugo rurasenyuka, cyangwa se urugo ugasanga ntabwo rubayemo umunezero. Rero gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yaba ari abana bacu turera, hari igihe kimwe umwana nawe umusaba imbabazi, ugasanga uri umubyeyi ariko umwana yakora ikintu ukamubwira ati sorry, mbabarira nakoze iki ngiki. Kubera iki? Urashaka kugira ngo nawe umurememo caractère yo kugira ngo nawe azasaba imbabazi nakura. Icyo kintu cyo gusaba imbabazi nicyo turimo turaganira uyu munsi, ariko hari ikindi kintu gishamikiyeho cyitwa gushima. Nagiye mbibona mu bihugu bindi, yaba ari i Burayi cyangwa se muri Amerika. Abo bantu imico yabo, nubwo hari ibyo twebwe abanyafrika abirabura dufite byiza byinshi, ariko bagira akantu ko gusaba imbabazi n'akantu ko gushimira ikintu cyose ukoreye uwo muntu. Thank you so much. Ugasanga buri gihe ni akantu kamuzamo imbere. Ugasanga umuntu niwe agukoreye ikintu, I'm really sorry, apologize. Ugasanga ni ikintu kiri muri character zabo, kandi gituma iyo umuntu akikubwiye umutima wawe uca bugufi. Rero ndagira ngo muri kino kiganiro ngerageze kukubwira ngo kusaba imbabazi mu mutima wawe ubwira mugenzi wawe bizakubakira byinshi, yaba ari mu rugo rwawe cyangwa se mu bindi bintu ukora mu buzima busanzwe. Reka none nkubwire ikindi kintu gikomeye cyane muri cadre professionnel, mu rwego rw'akazi ka buri munsi. Maze imyaka iri hejuru y'icumi nkora, ndi umukozi, nenge kuvuga ngo umukozi wa leta, ariko ntabwo ndi umukozi wa leta, ndi umukozi w'abikorera ariko nkorera abandi. Ariko muri iyo myaka 10, I thank God yuko iyo myaka yabaye successful kuri njyewe. Nta hantu ndabona contract yanjye iba terminated, nta hantu ntabona promotion, kubera ubuntu bw'Imana. Je vais bien. Ariko hari ikindi kintu cyamfashije ngira ngo ngusharing, nuko buri gihe bwose iyo nkoze ikosa at my work, ikintu cya mbere nkora ni ukuvuga nkabwira boss wanjye, nkamubwira mbabarira nakoze iri kosa, mbabarira byagenze gutya. Narangiza icyo nkurikizaho ntabwo ari gusaba imbabazi gusa, ahubwo ryakosa nkarikosora. Kuko iyo wibeshye ugasaba imbabazi rimwe kabiri, ryakosa nturikosore, aho ngaho biba bihindutse ibindi. Icyo gihe muri cadre professionnel ushobora gutakaza akazi kawe, bashobora kukwirukana, your contract can be terminated. So hari ibintu byinshi cyane byabaho
mu buryo buri professionnel. Ariko ikintu gikomeye cyane ngira ngo nkubwire nuko wige gusaba imbabazi. Biragora kuba wabwira umukoresha wawe cyangwa se umuntu uri munsi yawe ukamubwira ngo mbabarira, ariko gusaba imbabazi bifungura imigisha myinshi cyane, bifungura amahirwe yawe mu buryo buri professionnel, bituma carrière yawe professionnel izamuka, bigatuma umuyobozi wawe akugirira icyizere akavuga okay, uyu mukozi yaknowledginga ibyo mubwire, yemera amakosa, yemera kwiga, yemera gukosora. Rero ndagira ngo ubwo turangiza kino kiganiro ugerageze kwandika ku rupapuro urebe ibintu byakunaniye mu gihe wakoze ikosa cyangwa se ibintu bikunanira kugira ngo usabeho imbabazi. Nurangiza ubyandike ku rupapuro uvuga ati icyambere, iyo madamu wanjye yatashye atinze, no ngewe cyangwa se nge natashye ntinze ntabwo nshobora gusaba imbabazi kubera ko genda umugabo mu rugo mu muco nyarwanda, n'umuco wa kera, ariko nige mutware w'urugo. Ubwo turabizi yuko twembi yaba ari umudamu yaba ari n'umugabo, twese umwe ashobora kuba umutware w'urugo. Ibyo ngibyo turabizi mu mategeko y'umuryango yacu. Ariko ugasanga niba watashye utinze, acknowledge, emera yuko ibyo bintu atari byiza, usaba imbabazi. Icyo gihe bizatuma urugo rwawe mu by'ukuri rukomera, rumere neza. Ikindi urebe uvuga ati okay, ngewe wenda iyo amafaranga yanjye nayahaye nayakoresheje nabi cyangwa bitari byiza, ntabwo nshobora gusaba imbabazi. Ibyo bintu byose bituma utabasha gusaba imbabazi byandike ku rupapuro. Numara kubyandika ku rupapuro uvuga ati okay, kuva uyu munsi ninzajya mbona iri kosa ryabaye kuri ngewe, ninzajya mbona iki kintu nagikoze, immediately nzajya mpita nsaba imbabazi, kuko nkeneye yuko yaba ari ngewe, yaba ari mu kazi kanjye, yaba ari mu rugo rwanjye, mbaho mu buzima bwishimye. Nta kintu na kimwe kibabaza nko kuba wagira amafaranga, wagira akazi keza, ariko ugasanga ufite ubuzima bumeze nkaho uri mu ntambara, ubuzima bumeze nkaho utishimye. Rero gusaba imbabazi muri angle zose, mu buzima bwose bw'ubuzima bwawe, professionnel, familial, mu buzima buri social, aho hose nugira kwiga gusaba imbabazi, ugakora steps zo kuvuga ngo iki ningikora ndasaba imbabazi, ubuzima bwawe uzabaho wishimye. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzagerageza kuguha ingamba ushobora gukoresha kugira ngo wige uburyo imbabazi zajya mu mutima wawe. Ntusabe imbabazi za nyirarureshwa, ahubwo ugasaba imbabazi z'ukuri zivuye ku mutima wawe. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu, nawe utaha.